kurebera hamwe inzozi zikunda kuba zagaruka kenshi cyane mu ndoto z'abantu. Izo nzozi ni ukurota wakutse amenyo cyangwa se kurota ubona amenyo yawe yavuyemo. Inzozi nk'izi aho umuntu arota yakutse amenyo cyangwa se amenyo yiwe yaguye, ntabwo biba ari impanuka mu nzozi. Zikunze kugaruka cyane iyo umuntu ari mu gihe cy'ubwigunge, igihombo cyangwa se impinduka zitoroshye mu buzima bwe. Wenda ushobora kuba uri nko gutakaza inshuti, ibitekerezo, icyizere cyangwa se uri mu gahinda gakabije. Ibi byose bishobora kwihinduramo inzozi nk'izi. Muri make iyi ni inzozi ikunda kuba yagaruka kenshi cyangwa se abantu benshi bakunda kuba bagenda barota, dore ko hari abakunzi bacu bagiye badusaba ngo tube twayibasobanurira, ariko nizere ko uyu munsi bateye agatebe, nizere ko uyu munsi bahari cyane ngo tube twayiganiraho bagende bamenya byinshi bitandukanye kuri iyi nzozi yo kurota wakutse amenyo cyangwa se amenyo yawe ubona yavuyemo. Kuko ubundi ubusanzwe amenyo mu nzozi avuga cyangwa se agaragaza ubwiza cyangwa se uburanga. Kuko n'ubusanzwe amenyo atuma umuntu agaragara neza cyane. Iyo ari amenyo ameze neza afite isuku, ubona uwo muntu asa neza cyane. Wowe wabirose ndetse nawe utarabirose, aka kanya naka cyangwa se igihe niki ngo utege amatwi wumve ikiba kigomba kuba cyakubaho mu buzima bwawe iyo umaze kuba warota iyi nzozi. Niba koko warigeze kurota iyi nzozi, reka nkubwire, si inzozi zisanzwe. Izi zifite icyo zivuze mu buryo bukomeye. Ubwo rero ukumva icyo zishatse kuba zavuga bishobora guhindura uko ubona ubuzima bwawe. Byaba byiza ukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi hano kuri. Abantu benshi bakunda kuba bapinga inzozi, ariko inzozi zifite icyo zitubwira cyangwa se zifite ubutumwa zitugezaho bugiye butandukanye. Buri inzozi nta mpamvu yo kuba wagenda uzisuzugura, kuko hari ibintu byinshi cyane biba ku muntu ugasanga yigeze kuba yabirota bikaba nk'umuburo. Nizere ko aho muri mukomeje kuba mwagenda mugubwa neza cyane, haba abari mu Rwanda, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, by'umwihariko umujyi wa Kigali ariwo nanjye mbamerereyemo. Ngo bimeze bite ubundi? Yes, ntabwo nakwirengagiza abari bwota amasimbi abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, mwese aho muri mukomeze kuba mwagenda mugubwa neza cyane. Kandi gusa mbere ko dutangira ndakubwira ngo gukora subscribe ni ingenzi cyane. Ntaye ikaze abantu bashyashya, nawe w'umusangwa kabisa ndakubwiye ngo komeza ugubwe neza cyane, komeza wimerere neza cyane, komeza utege amatwi gatanu kuri kagenzi kakonje wende Aizoenda Preston Michael, nkuko biba bisanzwe cyangwa se nkuko bisanzwe iteka. Wakwibaza ngo ese uyu munsi tugiye kuganira kuri iyi nzozi. Yes, ni inzozi ikunda kuba yagenda igaruka kenshi cyane, kenshi mu ndoto z'abantu benshi bagiye batandukanye. Iyo nzozi ni ukurota wakutse amenyo cyangwa se ubona amenyo yawe yavuyemo. Iyi ni inzozi ifite ubutumwa bukomeye cyane, ariko abantu benshi baba batazi. Ariko wowe tugiye kubana mu kiganiro kiraza kuba cyarangira umenye ubutumwa ino nzozi iba igomba kuba yagusigira. Yes, ko wabirota ntago ari bibi, ahubwo ni nk'umuburo cyangwa se kuguteguza yuko hari ibintu bitari fresh cyane muri life yawe cyangwa se mu buzima bwawe bitari kuba byagenda neza cyane. Reka tugumane guhera hano, guhera video itangiye ndetse kugeza inarangiye, kugira ngo ugira andi makuru menshi ugenda umenya ajyanye n'iyi nzozi. Reka ntangire cyangwa se reka nanzike kumve ukuntu biba bimeze. Iyi nzozi ifite ubusobanuro bwinshi bugiye butandukanye bitewe n'ibyo umuntu arimo mu buzima bwe cyangwa se ibyo ari kugenda acamo mu buzima bwe. Aha ngaha twabateguriye kabisa ingingo zigera kuri enye bivugaho neza cyane, cyangwa se zibisobanura neza cyane, cyangwa se ibisobanuro bine bikomeye kuri iyi ngingo yo kurota wakutse amenyo cyangwa se ubona amenyo yawe yabashije kuba yagenda avamo. Ingingo ya mbere iravuga ngo gutakaza umuntu cyangwa se ikintu cy'ingenzi. Iya kabiri, impinduka mu buzima. Iya gatatu, ubwoba bwo gusaza cyangwa se gutakaza uburanga. Iya kane, guhangayikishwa n'ibyo uvuga cyangwa se utavuga. Izi ngingo uko ari enye reka nzicemo ngenda nsobanura imwe ku yindi. Ingingo ya mbere, gutakaza umuntu cyangwa se ikintu cy'ingenzi. Iyo urose wakutse amenyo bishobora kuba ikimenyetso cy'uko uhangayikishijwe no gutakaza umuntu ukunda, nk'inshuti cyangwa se ikintu cy'agaciro kuri wowe. Ingingo ya kabiri, ngo impinduka mu buzima. Amenyo avuyemo ashobora gusobanura ko hari ikintu kinini kiri guhinduka mu buzima bwawe. Bishobora kuba nk'akazi cyangwa se icyo kintu kikaba kiri mu muryango,
cyangwa se mu iterambere ryawe ubwawe, cyangwa se wowe bwite wowe ubwawe. Reka tube twajya ku ngingo ya gatatu, ariko mbere yuko tujya ku ngingo ya gatatu, byaba bitangaje ugeze kuri uyu munota utarakora subscribe kabisa, waba uri kugenda ugaragaza impinduka nawe zitari sawa cyane. Byaba byiza ukoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza kuba twagenda tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, dore ko icyiza cyo kuba wakora subscribe, iyo dukoze ikiganiro ukibona mu bambere kabisa rwose kitari cyaba umuranzi. Urumva ni byiza cyane rero gukora cyangwa se gukanda subscribe, then ugakora share, nyine ikiganiro cyacu ukaba wagisangiza abandi bavandimwe bagiye batandukanye, kugira ngo bikomeze kurushaho kwamamara cyangwa se kugenda bigera ahandi hantu henshi cyane hagiye hatandukanye. Ibi byose ntabwo twabigeraho tutabafite, niyo mpamvu mba musaba ngo wowe ubibonye, wowe ufite ikiganiro urashare bibashe kuba byagera ku bandi baturarwanda ndetse n'abandi banyamahanga bagiye batandukanye. Yes, reka tujye rero ku ngingo ya gatatu tuyisobanura cyane, ngo ubwoba bwo gusaza cyangwa se gutakaza uburanga. Ngo inzozi nk'izi zishobora kwerekana ubwoba bwo gusaza no gutakaza imbaraga cyangwa se uburanga, cyane cyane ku bantu bitaye ku isura yabo cyane. Hano kantu sinzi mba mukumvishe neza cyane, ngo inzozi nk'izi zishobora kwerekana ubwoba bwo gusaza no gutakaza imbaraga cyangwa se uburanga, ngo cyane cyane ku bantu bitaye ku isura yabo cyane. Nyine hari umuntu ubona yitaye ku isura ye cyane, nyine yumva yiyitaho bya danje. Rero uwo muntu iyo abona ko afite kuba yagira ikibazo cyangwa se agize ikibazo, nyine ntabwo abyakira neza muri roho yiwe kabisa. Yes, tukibuse ku ngingo ya kane ari nayo ya nyuma, ngo guhangayikishwa n'ibyo uvuga cyangwa se utavuga. Ngo igihe wumva hari amagambo utinyutse kuvuga cyangwa uhangayikishijwe n'icyo wavuze, inzozi zishobora kuza nk'ubutumwa bwo kugira icyo uhindura mu byo uvuga no mu bintu utekereza cyangwa se mu bitekerezo ugira. Rikanga twifashishe ubuhamya cyangwa se urugero rw'umukunzi wacu watwandikiye atubwira ko amaze kuba yarota iyi nzozi inshuro 3 zikurikirana. Muri izi nzozi ngo yagendaga arota abona amenyo yiwe yavuyemo, ariko nyuma byaje kugaragara ko yari mu bihe bikomeye cyane byo kuba yatakaza akazi ndetse no gutandukana n'umukunzi we yari yarihebeye. Ni ukuvuga ngo iyo tumenye iby'inzozi zishaka kuba zatubwira, dushobora kwitegura mbere y'uko ibintu biba cyangwa se bitugeraho. Yes, tugenda tugana ku musozo, reka turebe inama twakura muri iyi inzozi yacu. Ese iyi nzozi yakuburira igihe urose amenyo yawe yavuye mu buzima bwawe buba buri kugusaba gutekereza? Ese hari ibyo uhangayikishijwe nabyo utarabwira abandi? None se hari icyo uhangayikiye gutakaza, cyangwa se hari icyo wumva ushobora kuba watakaza muri iyi minsi, ariko nanone kandi ushobora kuba uri kwigunga ariko utarabivuga? Muri make ni inzozi zidusaba gusubira ku mutima tukibaza aho ubuzima bwacu buhagaze n'icyo dukeneye kuba twahindura ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ngaho rero gira icyo ubwira ubuzima bwawe. Niba urota izi nzozi kenshi ntugire ubwoba, ahubwo uzumve nk'ubutumwa. Zirigisha, ziraburira kandi zifite icyo zikwereka. Ubwo rero itegure, usenge, usubize amaso inyuma kandi wige kwakira impinduka. Turagana ku musozo, nyamuneka nongera kwibutsa babandi batari bakora subscribe ngo igihe ni iki kabisa, nabo bakomeze kuba bagenda bakandaho kugira ngo dukomeze kuba twagenda twiyongera twaba benshi cyane. Then musharing ibiganiro, mukande like, ama comment abe menshi cyane kabisa, tubone urukundo rwanyu mugenda mukomeza kugenda murutugaragariza gake. Rero dukomeje gushimira abantu bose baba bari kumwe natwe, abari mu mahanga ndetse n'abari hano mu Rwanda. Ni ukuri ni byiza cyane, mukomeje kwihesha agaciro. Reka duhure ubutaha, ndabakunda cyane.